burya umukobwa wese kwisi n'umunyanyungu ari inyungu yo gushakwa mariage uwundi ni inyungu abashaka gusema imibereho isanzwe uwundi inyungu nagashaka ubukora ashaka kuyakurya ariko bose batubona utudi inyungu iyo iriya nyungu yashakaga gahibuzi nago yagumana nawe abakobwa nabakunda ndi na fan yabo ariko iyo umutsima w'umukobwa ugiye nubwo mama yaza kugutabara nangigaruka iyo umukobwa kwanze nagakwangira ngo kubera ufite abagore benshi iriya ni fo babana natwe bazi ko turi aba infidèle ushobora kubana nawe azi neza kurya umushuti we mukanabana n'imyaka 20 ahisha anabizi ariko iriya nyungu agufitiye nagarayibura aracari kumwe nawe nizera ko mana abagore ni beza cyane kabisa iyo ni straight to the point kabisa ni beza man niyo naba ndi umumillionaire mfite ama etage ndi umustar abantu bose banyemera man nta mugore nta bagore mu buzima bwanje ikintu kirenze mu buzima bwanje nanyubaha n'umugore wanje naje mu Rwanda bambira yuko abanyarwanda kazi n'abanyanyungu ariko uriya mugore yaje kunyindura mind umugore usaba amafaranga buri kanya nabambaza bagufitiye na projet bagufitiye nimba gufata nga boyfriend wejo azaza agomba kuba finance yawe kubera niza mutunga ejo Elon Musk anabyumve ko tumuzi ng'umukire wa mbere bitewe na Google na YouTube umunsi umwe azambabarire tuzagenda nawe muri Kongo gato azasanga ari abantu bafite amafaranga batigeze kwandikwa muri YouTube amafaranga nagakunda urusaku public irangiza public yica financial iyi title cyangwa izina rya prophet ni just izina cyangwa ni the reality nagari izina Ago prophet reka tujye muri Red Pill umaze kubicyamamare kandi abakobwa hari abadamu mu ngeri zose bro DM yawe abakobwa bora ntibasigaye bagutereta cyane man kubera ko umaze uri kapo umaze no kubigaragaza kandi abakobwa bakunda amafaranga bakunda bakapo izi DM usigaye uzicikira hehe ikintu kisigaye kimfasha ni kubera nago ndi mu Rwanda cyane ariko iyo uri mu Rwanda bimera gute iyo uri mu Rwanda ndi mu Rwanda mukira gemba ni mu Rwanda sanze nta muntu wanyandikiye ngasanga abantu banyandikiye ni bakera so bikarangirira aho ngaho nyine ariko duposing nigeze kubwira turi kuza cyane ndi kubwiganira na back behind turi kwigendera mu modoka ariko ntari bitwabizana kuko still ni experience y'abantu benshi muri rusange twagiye muri Red Pill nta ribi man uwo experience umaze kugira uri umusore mwiza sibyo ufite amafaranga kundi Imana man reka nkubwire nyine umuntu describings uri muri top 20 y'abagabo bari high value muri iki gihugu cy'u Rwanda akakanya so na back jewe ngenda kubwira uko bimeze uko mbibona of course na back niko twari turi kuganira man ntabwo mubona ko bigoye cyane kuba loyo ku mukobwa umwe ku mugore umwe kubera ko nasanze abakobwa bro bari kugushakisha mu buryo bwose bushoboka iyo umugabo uri kuri iyo 20%. None ikindi natwe nkanje nk'umugabo iyo mfite ya mafaranga umukobwa akaba ari gushaka kunyisigaho kunyikubangaho cyane kunyikubaho ko byamera kose mitanjya muri temptation nushaka kubaza easy temptation ntabwo zijya zikugeraho we Joshua nibyo nakugiye byashoboka ngiye ngira imuvumo mu biriya bice ngira mauvaise saison banyandikira ndi gutraveling iyo garutse mu gihugu ngaya masaha nabuzunyandikira ndi kureba telefone buri kanya ahubwo munyandikire vuba so nababuze sanga ama message banyandikiye kera kandi mashaka gahunda ishushe ariko rero bivuze ko akenshi
iyo uri umugabo uri muri 20% kugira umugore umwe bishobora kuba bigoranye. Oya normalement ubundi umuntu yabigenza icyo gomba kumenya nani mucoma turetse ibintu bya blague tukagenda mu bintu bi reality. So 98% kwisi muri investigate yakozwe muri 2016 2010 na 2009. Investigate ivuga yuko abagabo bose 98% ni infidèle. Fidelity Ni 2%. Kandi iriya 2% turaziduta. Ari papa wa Roma. Akaba umuntu akaba ikiremba. Akaba umusazi. Umugabo. Uranyumva neza? Akaba umusava. Buryo umuntu ari umusava agira folie. Ashobora kuguma kuri machine icyumweru atayivaho. Hariko umugabo uri normal. Ufite hormone zikora neza. Nubwo yaba umupasteri ndakubwira yuko nubwo agerageza mu mwaka yaponyoka nk'ishuro yaba ari make 20. None se rero Prophet ba sister bacu rero bari kutureba cyangwa ba sister bacu nabo bagahita bajya bagahita bavuga ati reka njyewe ntabwo nshobora ntabwo njyewe nkunda umugabo bameze gutyo. Ukaba utubwiye percentage ya danger bigaragara ko ni hafi abagabo bose. None ba sister bacu bo rero ni kihe kintu wababwira babigenze gute rero babatabishaka? Ari ikintu nyese ushobora kumvikana n'aba sister. Ikintu ni cyambere burya nubwo waba ufite amayeri ameze gute birakugora gufata umukobwa kwanza mu Burayi. Abakobwa yego nubwo waba uri umuhanga bimeze gute vraiment bigufata umwanya. Bigufata umwanya kabisa. Bigufata umwanya. Bishatse kuvuga bo baradukontrola ariko twe kuba controla biratuvuna. Icyo ni cyambere. Cya kabiri ahantu ushobora kumvikana nabo buryo umukobwa wese kwisi n'umunyanyungu. Ni inyungu bitandukanye. Ari inyungu yo gushakwa mariage. Uwundi ni inyungu abashaka gusema imibereho isanzwe. Uwundi inyungu nagashaka ubukora arashaka kuyakurya. Ariko bose batubona utudi inyungu. Iyo iriya nyungu yashakaga gahibuze au fait nago yagumana nawe araguhunga. Burya abakobwa nabakunda ndi na fan yabo. Ariko iyo umutsima w'umukobwa ugiye nubwo mama yaza kugutabara nangigaruka. Iyo umukobwa kwanza nagakwangira ngo kubera ufite abagore benshi iriya ni fo babana natwe bazi ko turi aba infidèle. Burya umukobwa ni umunyabanga. Ushobora kubana nawe azi neza kurya umushuti we mukanabana n'imyaka 20 ahisha anabizi. Ariko iriya nyungu agufitiye nagarayibura aracari kumwe nawe. Gerageza uyubure gato. Nubwo uriya munsi wayibuze wayisura no mupadiri ukinjira muri kuva aramuta. Prophet tubwiraga no gato yako ntacyo kuri uyu mukobwa anyway. Ushobora kubana ndabizi ntabwo ukunda gupostinga indirimbo z'abantu. Tubwire uyu mukobwa kuri ngo yitwa nibari ngo indirimbo bayita Langwa yo. Uyu mukobwa ni indirimbo ukunze gusa cyangwa mufitanye relationship yari yo yose n'uyu no uriya no ahubwo nzana mutumira nano mu Rwanda. Uriya ni numugore wa brother wanje. Bamwita Rachel Heradi. Burya Heradi n'amazina yacu. Burya mutukuti mukongoleze ufata izina y'umugabo. So uriya no muhanzi ukomeye cyane muri DRC. Afite ijwi itangaje. Bamwita Rachel Heradi. Bafite itorero yabo muri Lubumbashi. So numuhanga cyane. Nigi yazaza hano mu Rwanda kubera gushaka amakolabo. Uzaguza nawe Bakti. Sa araririmba wagira ngo hano bashizeho ikintu. Ari indirimbo andika kuri YouTube umve ngwereke. None se Prophet mugiye uri kwishakisha. Yego.
nabonye warahinduye style y'inyogosho yego wari wawukuyeho ukuntu ndakubwira ati ha profete wahinduye n'ubwo wari wabuhinduye mu kuntu none ubu ngubu wazanye akandi kaboro hano hejuru cameraman uzane iyi nyogosho ukazane kari akantu kari hejuru naha n'ubu kano kantu aka kantu kaminingiki byagenze gute kugira ngo gashyireho duhe story iyo ubonye ufite imyaka mikeya ariko ukabona capacity y'ubwenge buri kujya kure bishatse kuvuga ni ikimenyetso ya vieillesse vieillesse gusaza mu mutwe ni naho mpamvu nago nayishize y'umuhondo nagerageje ubumweru au fait ni sagesse. Okay. Harakandi kantu nje kubaza prophet i title cyangwa izina rya prophet ni just izina cyangwa ni the reality nagari izina nagari izina abari adapt kubaza ya ma question babifitiye ubuhanga n'ububasha bazabimbaza nzagasobanurira. Prophet ni umuhamagaro Imana yamamaganye. Prophet ni appel yanje. I'm a man of God. Ndasenga, ndabyiriza, ndanahanura. Prophet. Ariko nagimbujije kurya ubuzima. Hari haba ikibazo. Iyo uvuze kurya ubuzima what do you mean? Ndirimbo pardon ndaje bayita basita usinitupe umvijwe usinitupe so icyo navugaga Baktin I'm a prophet. Okay. Imana yaramamagaye imaze imyaka 18 mukorera Imana. Okay. Kubera ngiye ku isi ibyo bari kubona nimwe ya 10 nakora. Okay. Nakora byinshi. Cya mbere nago natinya gusubiza umuntu ari we wese. Ari zindi attack mbona ko nta mpamvu yo kuzisubiza. Burya ntushobora kurwana na buri muntu wese. Urwana n'umuntu ukwiriye. So ari abantu batubwira nabi babazi yuko baturuta kuvuga. Kandi just I'm very busy. Ituma na nubwo ndi kubona ko banutse. Banyumva neza. So Prophet Joshua numuhamagaro Imana yamamagaye gufasha abantu kubasengera no kubahanurira ariko mu kino gihe iyi myaka 5 ndi mu bijyanye no gufasha. Okay. Ariko ndabyiriza. Abantu benshi arakanuru bavuze ngo ubu prophet no kurya ubuzima. Bimeze gute? C'est très simple. Daud aravuze ngo que personne ne méprise ta jeunesse. Nagira umuntu usuzugura umusore bwawe. Que personne ne méprise ta jeunesse. So utangira kwitangiriro kugeza ku iherezo. Na hano bibujije kurya fan. Iyo kurya ubuzima ni hahandi tuvuge kubufite ibyana abakobwa kubufite inzoga bo ikintu cya mbere utaragira hariya abakobwa sabana n'abana so ndi kumwe n'abakobwa ndakeka ko nta cyamba ngoze kurya ubuzima mu cyo mubifata gute? Ngiye kurya ubuzima boje ngenda za je nk'umuntu w'umugabo wallahi kabisa je Baktin kuba nk'umuntu w'umugabo ntagaruka ukubeshya nizera ko mana abagore ni beza cyane kabisa iyo ni straight to the point kabisa man niyo naba ndi umumiliyonea mfite amaetaje ndi umustar abantu bose banyemera man nta mugore nta bagore mu buzima bwanje bro ibyo bintu byose rwose Imana yabyitwarira pe ntacyo byaba bimariye je nagaruka ukubeshya niyo opinion yanjye kabisa bro
abagore nyuma yuko ndi umustar mfite health ubuzima bwanjye ni fresh nakoze akajimu kanje nariye neza mani nkeneye abagore tu mu buzima bwanjye abagore ni abantu barenze buriya mu buzima ahubwo ngi ikintu cyembabaza nuko batajya bamenya agaciro kabo cyane nkabona bashaka kuba imodoka irentingwa cyangwa se imodoka yaparitswe hariya ku muhanda cyangwa se twa tugare two mu banyamerika cyangwa muri Europe baduparika turi public urese aza akagafata akagenda akagaparika ahantu undi nawe akaza akagafata akagenda harimo abakobwa bameze gutyo ariko ubundi umugore man ngiye mbundi mbamugeranya nka marayika tu kuko man abagore nyine bankorera ibintu bya danje amafaranga adashobora kunkorera ngewe nta n'ikindi kintu gishobora kunkorera ngewe rero mu by'ukuri kurya ubuzima mani ngewe n'abagore nicyo kintu kiri number 1 kuri ngewe ariko we tubwire rero nicyo nge navugaga kurya ubuzima nicyo kintu navugaga ngewe ushobora kurya ubuzima nafite mani yego vomye ko mbura abagore vomye ke nyimbura abagore ariko uyihereza amafaranga yego icyo ndacyemera uranyumva neza kubera ngewe ndisobanuye wabona amafaranga wabona amafaranga ariko ntubona umugore ngewe Yesu Kristo fata abagore bawe mavero none se reka nkurugero uwagwa amamiliyari tugwa amamiliyari ushaka mu mutwe wawe ariko agwire prophet ubwo nyine ndi Freemason wakunda ukuntu babivuga ngo ngo ba muri Freemason ngo haye itegeko ngo haye amamiliyari prophet ntuzigere ugendana n'umugore n'umunsi n'umwe mu buzima bwawe amafaranga wayafata bandekera umugore wanje ariko oya nawe ni umugore nawe ni umugore ubu tusa nko tubikuyemo amafaranga wayafata kubera iki nayanga ukabona amafaranga pape wa Roma bayihute nese prophet uriya twamenya gute nago tushobora no kumuvuga gato twabimenya ntabwo twamubonye buriya reka kugira ikintu kimwe mu coma nubwo bamiriya tegeko nayemera mbaze kore kuri mani kubera ngose kuri mani ifite ubushobozi bwo gukorompa umukobwa ngamubona yego shobora tuvuga iriya tegeko yabo nubwo bashirira abasirikare bandinda ukaba miliyari vomye yuko ijoro rimwe dépense 15 millions de dollars ariko bandekurura kwanza 24 gigadagura naco ariko amafaranga mucoma nagasuzuguro kabaho kwisi kubura amafaranga nico kambere but then hari jambo ngewe mitanibuka muri wowe rya nakunze cyane sinzi niba ntagurizi maybe ntagurizi ko nge ryankuzeho hari umuntu wakubajije ngo umwana wawe wamubwira iki wamuhe education umuganirishwa mubira ati kintu numva uravuze ati namubwira Imana hanyuma ikindi kintu namubwira amafaranga icyo kora bro amafaranga baza ariko ureka nkubwira meaning yawe y'amafaranga mu buzima ni igiki ubusobanuro bw'amafaranga ubusobanuro bwanje bw'amafaranga ni gukora ikintu kirenze ubwenge bwanje ngenga kikorera kabisi niyo definition burya abantu bagomba kumenya ko ari kugira ubushobozi icyo ni cyambere cya kabiri ari kugira amafaranga cya gatatu ari kuba umuherwe cya kane nakubye ya mbere kugira amafaranga umuherwe what else umukire amafaranga ubushobozi umukire umuherwe ejuru yo kuba umuherwe ni kurengwa iyo warangije kurengwa donc usigaye ugira amafaranga yego bishatse kuvuga ugeze ahantu par surprise ndavuze par surprise yego oyo feyine ifite ikibazo gutya na gutya aba bana bavuze wari muri guhita 300 millions wituyirekura sheka ko kanya iriya chat ya president ugera ahantu shekiye iriya abajoueur Cristiano Ronaldo aje kwinjira mu modoka agakora signature sheke umwana itakira
kugira amafaranga ukarengwa bishatse kuvuga wanza wenyine na amafaranga iyo umuntu ukubonanye burya reka nkubwire ari foto wagirana n'umuntu hano mu kino gihugu na nahantu washira jelonere bakwime tishaka kuvuga byinshi turabizi ari umuntu uri hejuru y'amafaranga ni kurengwa foto nawe imwe ndaceka yuko naribu kugufungira ibibazo byinshi igomba gutegereza permission yuriya muntu mwamwifotoranye niye sano mufitanye kubera ashobora kugufunga naga akava ku kazi kabisa kubwiyo mpamvu mbwire ibintu birito ibintu bitatu cyangwa se nushaka kumena bitanu man ibintu birenze mu buzima bwawe ujye uvuga ati iki niki man ibyo bintu bundi birenze mu buzima bwawe ikintu kirenze mu buzima bwanje nanyubaha n'umugore wanjye kubera yaranyiyanganiriye ibintu byinshi yego sure ni no mavu sinyankunda kumugaragaza kubera sinyankunda umuntu umusebya ushobora kumusebya nkumva nkugiriye umutima mubi duhaga exclusive ako kantu bura ngo yanyihangana ibintu byinshi mane kararenze cyane ngiye gahise kankora ku mutima nagaruka ukubeshya tubwire duhe nka story reka ngubigire ikintu kimwe naje mu Rwanda bambira yuko abanyarwandakazi n'abanyanyungu yego so nakuze mbizi gutya ariko uriya mugore yaje kunyindura mind kunyereka yuko naga ari bose kuvuga ngo mwahuye rero uri umukene nta mafaranga ufite sure cyane n'amafaranga nagiraga yo kugurura urukweto reka da akwemera ahubwo niwe yamfashaga reka yavunikaga kugira ngo mbeho nagendaga kubwiriza akangurira Bibiliya iyo yacitse yanereraga ipasi na n'umunsi umwe yigeze kunsuzugura kandi bamwemaga 800 buri kwezi kubera njyewe yavuye mu nzu ya 180 kera akajya mu nzu y'ijana 50 bamubiye byinshi kuri ngewe ariko byose yabiciyaga amazi yanyeretse contraire y'icyabantu bavuga ko abanyarwandakazi ni impamvu nubanye abanyarwandakazi n'uriya mugore none se ubwo rero mite nkujya no kuvuga ngo babakobwa tujya gutereta hano ku muhanda hari aka video ejo bundi nigeze kubona umukobwa ari kumubaza ngo ese kugira ngo umugabo umudating byibuze duhereza amafaranga rugero ashobora kuba afite byibuze kuri account kugira ngo ube watekereza kudatingana nawe ube abe yakubera n'umugabo na boyfriend bro abakobwa benshi bari kumereza ati ngo mu madolari ngo ashobora kuba afite byibuze nk'$500 by'amadolari niko ndi kubibona abakobwa bari kubivuga kuri videos ngo abakobwa hano kuri model women's bamaze gutekereza ko umugabo wari wese agomba kuba afite akantu runaka man none se wowe utekereza ko umugore wawe mboreka mvuge ko umugore wawe yari special of course ariko ni iki wabwira abakobwa byibuze bashaka abagabo bari top ndona mugabo uri top uba kwisi wishoboye nagabo kwisi kubera uzasanga urenze kuruturiye inyuma yaho gato ushobora gukora ubukwe uyu munsi nyuma y'iminsi 7 ugiye guhaha ugasanga undi mugabo uparitse imodoka ikubye inshuri 10 yo mugabo wawe so na mugabo urenze kurutunduba nda Elon Musk ndacheka yuko Elon Musk nanyumve hananyumve na wamenya ariko Elon Musk anyumve wabishira mu cyongereza muri wasobanura Elon Musk anabyumve ko tumuzi ng'umukire wa mbere bitewe na Google na YouTube n'ukuntu bakoze calcul ariko Elon Musk umunsi umwe azambabarire tuzajye nawe muri Kongo gato azasanga ari abantu bafite amafaranga batigeze kwandikwa muri YouTube na YouTube baze YouTube nagibazi bamurusha Elon Musk amafaranga pardon ndakubwiye YouTube nagibazi kukubwira kwanza nukuri amafaranga ya Elon Musk na Joseph Kabila president ndi kuyaduta ashaka kubana murusha ari abantu bafite amafaranga kurita Elon Musk batazwi
yes birashoboka reka ngubwire ikintu kimwe Yeah. bakti hano hanze hari ikintu bita liyani y'amafaranga Yeah. yego nigeze kwinjira mu nzu y'umuntu Okay. karo yose inzu yose hasi n'amamali z'amafaranga amamali n'amamali Yeah. igihe binjiriye perezida wa Gabon Yeah. nibiki basanze hasi de mal Amafaranga, d'argent yes, you're right. Mobutu Sese Seko Wazabanga Yego. dès lors pardon Elon Musk agomba kubigenzamo gake Okay. amafaranga burya amafaranga nyaho nagakora urusaku l'argent n'a pas de bruit wigeze kubona muri banki bacuranga muzika Muri bank? yego No. uzi impamvu Yeah. amafaranga nagakunda urusaku Akunda kabiri. abantu hacecetse. Yeah. Okay. cya kabiri ikintu amafaranga adakunda Yeah. amafaranga nagakunda gushwana cya gatatu amafaranga nagakunda akabari Okay. ahantu ari urusaku amafaranga arahunga Okay. niyo ugiye muri kabari umva mu muwe kamwe muza n'indi cupa ukagera kuri 600,000 Yego. ukibagirwa ko ejo muranduro ari bugukomangira ase nawe si umuntu turavugana Ndavuga. inzoga igushuka byinshi kubera urusaku ni ikintu kibi cyane mu buzima burya ndacyanga Ako kantu nakemeye. nkunda solitude umunyabwenge mu cyumweru Yeah. agira iminsi 6 atagaragara agaragara umunsi umwe mu minsi 6 kugaragara naga ariko utava mu nzu ni kugaragara muri public Public. irangiza public yica financial That is true. That's true. Icyo That kintu is man, true. icyo kintu man, 100% iryo true. jambo rirarenze Yeah. man. so Uzi impamvu man, reka mbiri kukomeza. Kuva nava muri Amerika nagaruka ukubeshya. Amafaranga yanjye yose ashirira iyo ngiye muri public. nuko bigomba kumera nimbucoma Kandi iyo nibereye muri cya gikamyo cyanjye Yeah. bucoma ndi loki amafaranga baza ku Nyumva. account. Yeah. bucoma bro nawe tureme so ngenti nya public iyo njemo gusa profete dute Cyakoze ako kakara. Yeah. so Yeah. ngira rero system zageza calcul Yeah. nza muri public nashize budget yizo ndi bubatemo Okay. so nizirangira nandi hantu ndi buyakure bro ntegereza ahantu imodoka nayiparitse Smart kabisa. Very smart guy, yeah. Yeah man. Man. None se prophet. Bakte nawe umaranye nayo iyi minota yose tumaranye hano. Mbo urabona bakte gute? Je mbere yuko nkubwira ukuntu bakte giye muza ariko we tubwire wabonye bakte we character ye mu minota wamubonye. Oya. Ese, yego. igiye maze muzi Okay, igihe umuzi wenda wari umujya kumubona kuri social media ariko noneho umubona vis-a-vis ni confirmation none duhereze ipicha n'umuntu wese utamuzi umureba kuri social media yumve hari ikintu icya mbere ni umuntu wababaye mu buzima cya kabiri ni umuntu waciye mu buzima bugoye cyane cya gatatu ni umuntu wangije amafaranga cyane mu bintu bitagira inyungu akaza kubona ubwenge inyuma cya kane ni umuntu ukunda umuryango we cyane kuruta ikintu cyose ariko iyo kintu ako kantu ka nyuma ndakemeye anyumva cya gatanu ni umuntu utajya akunda kwiyerekana cya gatandatu ni umuntu ukunda akazi cyane kuruta ibintu byose burya akunda amafaranga kuruta ukuntu yikunda hari ikindi kintu rero buriya ngiye muziho cyane n'abantu batazi buriya bakti aba ari simple igihe cyose yikundira ubuzima oya kuba simple ni ubuzima ni ubuzima bwe kabisa reba nk'urugero maybe kamera banza yamufasha ahari dore yambariye ikabutura ashobora no kuza yambariye nyine silipa ewana ariko bro nukuri kwimana agaruka kubeshya abantu wicisha bugufi bya umuntu wese by then niba ari umuntu ukoreba kuri kamera atakuzi but man uri very humble person kabisa. Thank you so much. Icyo kintu cyane mu bintu prophet yavuze bya mbere ntabwo nabaye mu buzima bubi ntabwo nigeze mbabara cyane ndashimira Imana
navutse mu muryango wishoboye. So everything was good. Nashakaga iki ngiki nkabona twitwara mu modoka kuva tukiri abana. Urumva so ntabwo nabaye mu buzima bubi. Ariko ntabwo nakunze bya family cyane. I was the hustler. Okay. Navuye kuba mu rugo when I was in secondary. Niyo mpamvu ufite iriya spirit yo kwishaka. Yo kwishaka yo ndayifite. Kuko even muzee wanjye akunda kumbwira ngo you have to be a man, you have to be a man. So ngatekereza if I have to be a man ni gute naba mu rugo every day ndi kubyuka muzee ariko mbona kandi yabye umuhungu. So ariko ntabwo nabaye mu buzima bubi. That's one. Ikindi cya kabiri ari yavuze ngo nababaye cyane. Ariko nubundi nicyo ngicyo uvuze. Ahubwo hari ikindi kintu cya danje ariko icyo ngicyo niyo wagituhakane hano. Icyo cyo ngenda cyemeye. Kuno umuryango wawe ushobora gukunda umuryango ndabizi. Icyo cyo ngenda kizi. Ahubwo hari ikindi kintu cya danje avuze kandi cyanya cyo nanditsa nkaho nzi ariko gigire confirmed gisinyeho. Watakaje ushobora kuba uri muntu utakaje amafaranga nyine nyine usa nkaho ukaza kuyabona ukabona ugashiduka hagati ya fili bati cyo kintu kirashoboka. Okay, reka gisobanure bro. Damn man. Mana rakivuze mitayibona picha kandi ntago nkizi ariko savuye da bati iki kintu gishobora kuba ari cyo man. Okay, nibyo hari gihe nabonye amafaranga menshi cyane. Na nubwo ari gihe nibihe byinshi nabonye amafaranga ngayakoresha ntabwo ndi umuntu wikunda. Kandi kuva na kera ndi mutoya was like icyo mfite tugisangira n'abagenzi banje. Akantu yavuze nibyo byageze ahantu ndatekereza ndavuga ariko me maze kubona byinshi ariko biragenda gutya. So reka mpinduke mu gatoya. Ibyo mbona mbi investing mu bintu in future n'imyaka irimo kugenda bizamfasha in future. Nibyo kabisa 100%. So nagira byose wavuze wabikoze kandi kambere nabaye mu buzima bwoye gusa ko nyine ibindi byose ni 100%. Ariko ibindi byose kabisa kandi ahubwo uri n'umuhanga umubonye bro ukamudescribinga nk'ukuntu ameze akantu kamwe ko urabona rezo byataka kabisa cyangwa kubya no mu philosophy man Bakti subona ko prophet ni umuntu jama mwiza man n'umuntu mwiza cyane fresh kabisa no prophet duhe iyo nkunda kwikoresha ku Instagram kanje ariko man duhe tena amahame yawe atanu man ugendera mu buzima bwawe. Amahame yawe ugendera mu buzima bwawe kabisa. Actually ubundi video mba ngomba kuyikora kugira ngo nishire kuri TikTok yanjye ubona kubera ko ndakwishyira kuri TikTok yanjye anyway. Abantu barimo gutanga uyu munsi it's not the real interview. No turi kwiganira. That's how niko babikwiriye kabisa. Wewe babikwiriye wallahi. So ibibera hano bitaza kubatangaza ngo ni gute mu cyuma akabagiye gufata mbere yuko duhereza mise mvuga ngo wallahi mitanibuka kandi nabonye cyo bundi hari ipicha yawe ya kabiri maybe kuri post yawe ya nyuma ishobora kuba ari ya kabiri cyangwa ya gatatu. Nabonye wambaye iby'abasilamu imyenda y'abasilamu. Okay, tubwire fatira nanje uburyo behind yiriya kanzu bimeze gute? Iriya kanzu nyine wari uri mu yemudu nyine narindi Dubai. Narindi Dubai. Cameraman nda araje duha amahame yacu nabyo nandi kukubaza. Yego bo iriya myenda y'abasilamu narakubonye kuri Instagram yawe bimeze gute se watuvuge ngo wahinduye kuba umusilamu wabaye? No just kuba umusilamu cyangwa kuba prophet nagari kutambara ikanzu kubera Yesu kwanza bwite yambaraga ikanzu.
yego muri Deutéronome 22:5 ahubwo biradabujije ku mugore kwambara ipantaro. Deutéronome 22:5 ntagire umugore wambara umwenda w'ikigabo. Kwana gukunda abagabo rero ntagukunda abakobwa bambaye amapantaro. Ntago mbikundana nubwo bibabera. Actually you're right. Cereka cyambere shobora kubyemera shobora kubikunda mu mbeho yari imbero nyinshi yakwambara ipantaro cyangwa nimba agiye ku kazi. Ariko gutya gusa ngo tugende Marriott wambaye ipantaro ububishe. Nibi niyihe myenda rero ukunda ku bakobwa iyo bayambaye tubura? Ikanzu ndende. Ijipo ndende. Biba bitewe rero n'iriya jipo uko bimeze, biba bitewe n'ikanzu uko uburyo designinze. Ariko nikabe ndende nayo cyane kurura hasi ariko kame mirenge ku maguru. Cyambere ni responsabilité. Bigaragara neza. Okay, none twagarutse noneho hahandi twa tugiye kuvuga amahame yawe mu buzima bwawe. Duhe nk'amahame 5 ugenderaho mu buzima bwawe. Ni question igoye cyane. Yego. Nkunda kubisubiza mu buryo butandukanye. Yego. Ariko uyu munsi nashatse kwinjira mpe muri profondeur kugira ngo nabare kutwumva babyumve amahame yanje y'ubuzima. Burya sinyankunda kubona umuntu babaye. Yego. Cyo nicyo cyambere. Burya kirandenga. Iyo mbonye umuntu babaye. Cyakabiri sinyankunda kujudging umuntu. Okay. Ngo umuntu yakoze gutya tangire kumujudginga. Kubera nango mba mbizi impamvu yabikoze. Yego. Cyagatatu nubaha amarira y'umuntu. Buryo ubona umuntu ari kurira kuri wowe bishobora kuba bisekeje. Ariko abari impamvu abari kurira. Cyakane nubaha umugore w'umuntu. Kubera umugore w'umuntu burya abarenze kuruta ikintu cyose. Kubera n'umuntu umukorera ibyo n'inshuti atamukorera. Umugore w'umuntu burya abona byinshi utabasha kubona. Burya nshobora kugutuka ku bintu byose ariko nshobora kugutukira ku mugore. Mba ngubahutse, mba nabaye umugome, mba nabaye igisimba. Ikintu cya gatanu nubaha umuntu usabye imbabazi. Umuntu usabye imbabazi. Yego. Icyo ni cyanyuma kubera ko umuntu usabye imbabazi iriya mvugo yo gusaba imbabazi nago iba yatanzwe ku muntu wari we wese. Iriya ni humility ibirenze cyane cyane muri mu kinyejana umuntu kuvuga ngo pardon, je m'excuse, adashizeho kwijustifia kavuga vraiment sorry nakoshereje. Umva mu kinyejana naragishakishije narakibuze. Buryo umuntu usabye imbabazi agomba kuyihabwa. Kabisa nanjye ikintu nibyo ngendera mu buzima. Nanjye ikintu ndacyemera. Noneho ikibazo nigeze kukikubaza ariko video yanjye icyo gihe ntabwo yari ifite amajwi meza icyo gihe. Ariko noneho tubwire red flag umusore wari we wese nazibona ku mwana w'umukobwa mane ntakagirirwa ajya muri dating yo kwirirwa mutereta cyangwa niba ufite gahunda yo kumugira umugore uzahita ucaho ureke kabisa. Ikintu cya mbere experience mfite kubera navuga ko ndi mu batipe bashatse bakiri batoya. Washatse ufite imyaka ingahe? Nashatse mfite imyaka 23. Wallahi kabisa urukiri mutoya. So iyo ubonye umugore atajya yitaba telefone waguhamagara igihe ashakiye ushobora kuhamagara inshuro 5 hashize iminota 40 sheri nago nayibonaga kwa mbere kwa kabiri no ku cyumweru ni wowe gusa. Okay, ishire muri soneri ose mangunda kujena ababyeyi ngo hoya guteze namakosa ose sibabazi ko ufite telefone babazi ko hari abantu bagomba kuguhamagara bitewe n'imyaka ifite biremewe. O papa gira amahane no sefo ara amafuta barimo. Cyo nicyo cya mbere. Cya kabiri
umukobwa ukunda ama anniversaire nagacikwa na fete yari yo yose nagiye muri party nagiye muri event ya kanaka twagiye kumugurira surprise ntago mbishigikira buri kintu cyose ugomba kugira gahunda ya gatatu umugore usaba amafaranga buri kanya namambaza bagufitiye na projet bagufitiye kubera iki atayasaba ku murongo cyangwa ukamubwira ndaba nguwa yanga ku kwezi nare umva iyi nashira nagira ikintu ngomba kunsaba nimba gufata nga boyfriend wejo azaza agomba kuba finance yawe kubera niza mutunga ejo so umugore gusaba amafaranga buri kanya nago gufitiye projet nago gufitiye projet iki ni ikintu ugomba kumenya umugore nyamugore n'umugore ugomba kumenya kwambara neza akikwiza ntabwo ambira ko ngunda ariko ngo ubona usimbuka wambaye ubusa ngo hoya ngo n'ubusirimu ngo rakabya ngo ushaka ibintu kwikora ngo umusaza c'est faux abaje gukora publicity abaje kwicuruza mu kinyabwenge noneho nukuvuga ngo bano bakobwa rero tujya tubona kenshi ku ma social medias usanga yiyambariye ubusa sibyo yambaye utwenda turi sexy hari ukuntu bahita babivuga ngo ngo nuko mbishaka ngo ntabwo ari ukugira ngo ngaragaza ngo mbigaragariza abagabo wowe iriya opinion iyo bari kubivuga umukobwa ukunda kugaragara ku ma social media ukunda wowe bari abantu bafata gute abaslay nta kintu bafataho iyo batari engagé iyo afite umu boyfriend uri serieux donc ni moins serieux ariko nimba na boyfriend afite ububasha n'uburenganzira bwo gukora ikintu cyose ashaka nta kintu na mujudgingaho ariko twinjiranye muri relationship ngo nubwo wama exam yo kukwindurira valise nawe amu uburenganzira twike valise ya mbere tumugurira imyenda yo kwikwiza none se ko hari abakobwa bavuga ati ngo no nje nago nshaka ngo nibushe kunkunda ngo ntumpindurire uko nteye ahubwo nkundire uko nteye wowe kabuvuze ati ngomba kumuhindura nagacira umugore nagacira umugore nagakene ntagachaka ntagakira umugore igende so wewe wemera umugore ni kwicisha bugufi umugore ni kumva icyo umugabo avuze umugore ni kumva amahame y'umugabo umugore ni gutanga icyo umugabo ashaka so nimba atari kubyuzuza abakeneye iki nanjye sinzi ibyo abakeneye pe igendere ushatse kuvuga afite abapartner benshi igendere kandi nugenda ntabwo ari buguhamagare ngo ugaruke kubera ari busy yego alafu prophet hari content itsigaye mbona kuri Instagram yawe usigaye mbo hari uburyo usengera amafaranga gutya hano uri kubwira ngo abantu bayabone ese wowe yari amasengesho ubona akora akazi agomba gukora akazi biravuga ngo kwizera kurarema yego so no kuvuga ngo bya bindi abapasteri bose dusanzwe tumaze kumenya usanga tuvuga ati fata umugisha ndawuguhaye izina rya Yesu uriya mugisha koko urakora byanyabyo ku muntu wizeye na nubwo ku muntu wizeye nagwa kwigisha umuntu kubona amafaranga kandi afite inyatsi yo kutayabona inyatsi igomba kukurwa mu buzima bwe kugira ngo ikintu ari bukore kihabwe umugisha biravuga ngo je bénirai l'œuvre de tes mains nzezagira imbaraga z'amaboko yawe niyo nzezagira uranyumva neza so bishatse kuvuga mu cyoma so iyo bari kuvuga ngo akira mu izina rya Yesu akira mu izina rya Yesu Kristo ugomba kubyakira iyo wizeye Kristo ukanashira muri practice ukajya gukora n'imbaraga z'Imana zirakora okay ibyo nanjye ubwo nta kibazo niba ubyemeye uko nguko nta kibazo ubwo n'abandi bose barabyemeye yego so prophet ndibaza tugiye kurangiza ni cyo kintu wifuzaga
tuguhaye microphone igihe kintu wifuzaga kuba wakwifuza kuba wavuga wabwira abantu bari kukureba bagiye kukumva gusa. So ikintu cya mbere ndabakunda. Yego. Prophet Joshua arabakunda, arabahuza ku mutima. Arabahuza ku mutima. Cya kabiri tugerageze tuba abasirimu, tureke kujudginga life vie prive y'abantu, twindure ibitekerezo, twindure mind, twindure uburyo turi kubona ibintu, dukureho gato. Cya kane dusapotingane, tureke amagambo, tureke amashari, kanaka yatukanye na kanaka, iriya naga ni imirere nyarwanda. Tuve kuri ya mirere, tugende ku mirere myiza, imirere ifatika, tugaragaza urukundo, tugaragaze maturity, kugira ngo abandi banyamahanga, iyo ututse Prophet Joshua mu Nigeria azatinya gukora ikintu hano. Iyo ututse Prophet Joshua ubundi mukogomana azatinya gukora ikintu hano. Ariko Prophet Joshua bamufashe neza, abandi bose bazabona ko ari le bienvenu.